Enda umurongo wa 14 13 13 14. Muzanshaka mu mboni nimunshakana umutima wanyu wose, nzabonwa namwe, niko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanyirije, niko Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Amen. Ibyo bizaba ryari? Yeremiya 13 jaruguru naho 29 13. Muzanshaka mu mboni nimunshakana umutima wanyu wose. Amen. Amen. Hala? Aya magambo yabwiwe bari abayuda bari bajyanywe i Babuloni ari inyagano. Nabukadinezari umwami wa Babuloni yatsinze Ubuyuda, hanyuma Imana ivuga ko bazamara imyaka 70, ariko urumva ko kugaruka kwabo nubwo Imana yavuze ko izabagarura, yavuze ko bazayishaka, kandi ngo bazayishakana umwete, bayishaka umutima wose, kandi ngo je me laisserai trouver par vous, muzambona. Amen. Kandi muri bo barayishatse kandi barayibonye kuko yarabacyuye. Haleluya. Hanyuma Imana ivuga muri Yesaya 45:9, sinavugiye mu rwihisho ahantu ho mu gihugu cy'umwijima. Sinavugiye mu rwihisho ahantu mu gihugu cy'umwijima. Sinabwiye urubyaro rwa Yakobo nti muranshakira ubusa. Sinabwiye urubyaro rwa Yakobo nti muranshakira ubusa. Njyewe Uwiteka mvuga ibyo gukiranuka, mbwiriza amagambo atunganye. Amen. Amen. Imana ubwo yaravuga ngo ntabwo yababwiye Abisirayeli ngo bayishakire ubusa, ubwo ntabwo yigeze ireka kwigaragaza, haba mu mirimo yayo, haba mu ijambo ryayo. Ntabwo bari bameze nk'andi mahanga akwiye kwikabakaba, uko yo yarabiyeretse, barayibonye, babonye imirimo yabo kuva muri Egiputa, imirimo itangaje yayo inyujije muri bya byago 10 yateje Egiputa, uburyo bavanye muri Egiputa muri ya joro, bayibonye ku nyanja itukura, ingabo za Farao n'amagare bari bakurikiye Abisirayeli, Abaheburayo. Barabonye Imana, babonye ukuntu barwanirira, babonye ukuntu bavana muri kiriya gihugu. Mu butayu barayibonye, bayibonye ku musozi Sinayi, barumvishe ijwi ryayo, yabahaye amategeko yayo, yabahagurukije muri bo abacamanza, ikabanashiriza abami bakomeye barusha ubwinshi, barusha imbaraga. Hanyuma kandi igahagurutsa abahanuzi muri bo, igahagurutsa n'abami. Bivuga ngo Isirayeli yari ifite byose byatuma ishaka Imana mu buryo bwo kutayikabakaba, kuko bari bayibonye. Amen. Nibyo yasubiye hano. Je n'ai point parlé en cachette, ntabwo navuze nihisha, dans les lieux ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Ntabwo navuze ngo mushakire ubusa, nuko Imana abayishatse barayibonye. Natwe rero bene data, ibihe turimo ari byo bihe by'iherezo, ko ibimenyetso turabona, Imana iraduhamagarira kuyishaka, ariko kuyishaka mu buryo butari bwo kwikabakaba. Dukwiye kuyishaka tuzi neza ko Imana ubwayo muri Yesu Kristo, Dieu s'est rendu disponible en Christ. Imana yaraje avuga ati ndaje. Ni ukuvuga ngo twebwe twamenye Yesu Kristo, dufite ikidusunika gushaka Imana, kuko tuzi yuko ari Imana nzima. N'abashaka Imana z'ibigwamana zitarizo bagira umwete. Nkanswe rero twebwe twamenye Imana nzima. Imana iravuga mu ijambo ryayo ngo bariya, ngo murobyi, ngo iyo amaze kubona yarobye nyinshi, ngo ahita afata
ishundura ye akayitambira igitambo, kuko ayita imana ye, kuko niyo imugaburira. Ngo umviriza abo badafite ubwenge, kuko ngo abasenga ibigwamana ngo nta bwenge bafite. Ngo ni umwizerwa kuko imugaburira. Mwabibizi? Ngo ni umwizerwa kuko imugaburira. Iyo ashundura niyo imuha icyo kurya, kuko atazi imana agahindukira akagira igitambo. Ngo mwebwe noneho mwamenye imana nzima, umwete wo kunshaka urihe? Imana irabaza. Ngo abatagize amahirwe yo kumenya imana nzima, dore umwete bafite mu buyobe bwabo no mu byo basenga. None mwebwe mwamenye imana nzima, umwete wanyu urihe? Imana nibaza ibyo bintu. Amen. Nawe nimutekereze, imana irabaza. Yatanga urugero ngo umurobyi ngo ageraho atambira inshundura ze, kuko avuga ngo izi nizo zimesha icyo kurya. Nk'uko abanyegiputa mu mana zabo hari imana ya Nile, hari imana itegeka uruzi Nile, barayisengaga bakayitamba kuko ngo niyo ibagaburira. Kubera ko Nile uyivanye muri Egiputa bahita bapfa. Ibyo kurya, ubuhinzi burahari gusa mu butaka bwegereye Nile, ahandi ni ubutayu. Ubutaka buva Byumba hehe bukagenda Nyabarongo, Akagera, bukagenda bugahura n'izindi nzuzi hariya n'iki byose. Ubu butaka nibwo bugenda muri Egiputa bugatuma bashobora kubaho. Noneho mu gihe cya Farawo bari bazi ko iyo Nile iri mu Imana, bakayubaha kuko niyo mana ibabeshejeho mu bwenge bwabo bw'icyo gihe. None mwebwe mwamenye jyewe imana nzima, ntabwo nigeze mbihisha, sinavugiye ahantu hihishe. None mwe mushaka mute? Ni imana ibaza. Numva dufite urubanza rukomeye imbere y'Imana, abitwa ko bamenye imana nzima. Amen. Reka dufate iminota 3 yonyine kugira ngo sabe Imana imbabazi mwese ugiti iki. Ati mwami, wangiriye ubuntu ndakumenya, ntabwo nagushatse nk'uwakumenya. Abatakuzi bafite ibindi biti imana mu cyimbo cyawe babifitiye ishaka, ariko jyewe nta shaka mfite. Iminota 3 gusa, iminota 2. Kandi ntabwo tuyana ku bwacu, tuyana ku bw'itoro ryose. Okay? Imana ibabarire itorero. Itoro tuvuga ntabwo ari Beteli gusa, itoro ry'Imana muri rusange. Uwiteka Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, turane imbere y'Umwami tugusaba imbabazi ku bw'itoro ryose, kubera yuko abatamenye imana nzima bakabasenga imana zitari zo bafite icyaka kurusha abo wahamagaye. Baravuze ko umurobyi atambira inshundura ye kuko azi ko ari umugaburira. Ngo ariko bakumenye wowe Mwami ntabwo bagaragaza ishyaka ryo kugushaka, kandi ari wowe isoko y'amazi y'ubugingo. Mwami, turasaba imbabazi kuri twe, turasaba imbabazi ku bw'itoro ryawe ryose. Kangura imyuka yacu Mwami, tugushake kurusha abashaka ibishira by'isi. Mu izina rya Yesu tugushakane imitima yacu yose, tugushakane umwete. Suke Mwami imbaraga zawe mu itoro ryawe kugira ngo zibature abo bose bari indifferent Mwami, batita ku byawe kandi bakuzigaho agakiza. Mu izina rya Yesu Kristo turinda agakiza k'idini y'imihango n'imigenzo, uduha agakiza Mwami kafite ubutunzi mu busabane nawe Imana nzima. Nta n'umwe yigeze gushakana umwete, umwuka n'umukuri yigeze kubura. Uri Imana ishakwa ikaboneka. Ni nawe ubwawe wahamagaye ubwiye Yeremiya ngo mpamagara, nyambaza nanjye ndakwitaba.
ngo ukize nkwereke ibintu bihambaye utabasha kumenya. Urakoze mwami, turagushima ko ni iminsi tumaze amasengesho, ni invitation yawe, ni wowe uduhamagara, ni wowe udukurura, kubera yuko ushaka abahagarara mu cyuho bagasana inkike ubwa benshi, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Kadufate mu gitabo cya Yesaya 42 umurongo wa 18 uza kuri 20. Mwabipfa amatwi mwe nimwumve, mwampumye mwe nimurebe mwitegereze. Hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, cyangwa hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma? Hari indi mpumyi atari umuyoboke wanjye, kandi hari impumyi atari umugaragu w'Uwiteka. Amen. Kuza kuri 20. Areba byinshi ariko ntiyitegereza, amatwi ye arazibutse ariko ntiyumva. Amen. Nimushaka kumenya aho, mujye ku murongo wa 17 muramenyera icyo hejuru. Ariko abiringira ibishushanyo bibajwe bazasubizwa inyuma. Ababwira ibishushanyo biyagijwe bati muri imana zacu, bazakorwa n'isoni cyane. Amen. Amen. Urumva Imana ivuga abantu basenga ibishushanyo akaba ari byo bita imana yabo, ariko yabagaye bazakorwa n'isoni, ariko yanagaye nabe. Wabise? Yagaye abasenga ibishushanyo, abapagani, ariko yanahindukiye agaya n'ubwoko bwe. Muhebwana sisi kwavuze neza ngo sure écoutez-vous. Arabwira Israël, arabwira ubwoko bwe ngo niyipfa amatwi. Aveugle, regardez, voyez. Ibitumva kuri 18. Mwabipfa amatwi mwe nimwumve, mwampumye mwe nimurebe mwitegereze. Hanyuma akaza kuvuga rero ni bande arabwira. 19. Hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, ntiwumva? cyangwa hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma? Ntiwumva? Hari indi mpumyi atari umuyoboke wanjye, kandi hari impumyi atari umugaragu w'Uwiteka. Hanyuma kuri 20 niho nshaka kuvuga. Mu Kinyarwanda mubireza mu Gifaransa ngo tu as vu beaucoup de choses. Wabonye byinshi. Iyo nabwiye hano kare, tu as vu beaucoup de choses. Wabonye byinshi, mais tu n'y as point pris garde. Ntabwo wabyitayeho. Amen. Voilà, murabivuga. Ni ibintu babwiraga. Bariya baba abizerwa ku bindi bitari Imana, babifitemo ishyaka. Ariko n'Imana ivuga ngo abanjye rero babonye byinshi, babwiwe byinshi, ngo ariko ntabwo babyitayeho. Aho byakabafashije kugira umwete wo gushaka Imana, kuko bo bazi yuko Imana yabo ibonwa. Kuko nta n'umwe mu mahanga, mu basenga imana zitarizo, nubwo bo bishuka ngo ni Imana nzima, nta n'umwe ashobora kubwira ngo yarayihamagaye ngo arayibona. Mwabibise? Relation y'ibigwamana n'ababisenga ni relation à sens unique. Uvuga ngo ni wowe uyibwira, ntikwibwira. Ni wowe uyikorera ibintu, yo ntacyo ugukorera. Mu buryo Imana ubwayo yigeze kuvuga amagambo yo guseka imana z'i Babuloni. Amen. Haleluya. Ngo baraziheka zikarusha abayiziheka. Ngo imana z'i Babuloni ngo baraziheka abanyirazo zikabaru, ariko bakarwana baziheka. None mwebwe mwamenye igihe Uwiteka narabahetse kuva muri Egiputa, ngo nahetse basokuruza banyu, namwe nzabaheka kugeza aho imvi z'uruyenzi.
ndi Imana simpinduka. Ariko uriya muhate bariya baheka imana zibarusha zibavuna, ntimufite na kimwe cy'igihumbi cy'umuhati wabo. Nibyo nije mbivuze. None umuhati wanyu mwamenye Imana nzima uri uvuga ngo privilege ukayipfusha ubusa. Anyuze. Amen. Uvuga ngo amahirwe yo kuba waramenye Imana nzima ukayapfusha ubusa. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ntabwo tubaho nk'uko Imana tuyizi ko ari Imana uhamagara ikitaba. Kutumenye ko Imana rurema ari ijuru n'isi uyihamagara ikitaba, twakayishatse n'umwete. Niyo mpamvu rero ya misozi ejo twimuye yongera ikagira gutiga ikagaruka n'ubukana, kuko ntabwo tubana n'Imana nk'abamenye Imana nzima. Amen. Murabyumva? Mutekereze kuri ibyo ngo abasenga ibishushanyo bazakorwa n'isoni, ngo ariko namwe ubwoko bwanjye sibyo muri impumyi, muri ifa amatwi, ngo kuko mwabonye byinshi ariko ntabwo mwabyitayeho. Uko bari imana zabo ntacyo zaberetse ko ari Imana nzima. None mwe ko nabiyeretse mwarambonye, naravuze ku musozi Sinayi n'ijwi ryanjye, nabavanye mu gihugu cya Egiputa, naberetse ibikomeye, ibitangaza n'ibimenyetso bihambaye, naravugiye ku musozi Sinayi, mwarabise mu gitondo mukangurwa no ku musozi uratigita urenda imishitsi, mwaratimurira Mose ngo abariye tuvugana nyuma we azababwire kuko mwatinye ko mushobora gupfa. Ibyo byose se ko mwabibonye, mwabibyaje uwo musaruro watuma muba mu buzima bwo kubaha Imana. Imana iragaya ubwoko bwayo. Natwe bene data, ibyo yagaye Israel icyo gihe niyo nacyo tugaye uyu munsi. Ese koko turayishaka nk'Imana nzima? Ese wowe mu buzima bwawe umva ushaka Imana ukavuga nka Rasheli muka Yakobo avukana na Lea, ngo donne-moi des enfants ou je meurs, ngo mbe abana cyangwa mpfe. Ese umaze gusenga Imana kugeza ubwo ati Mana unyereke cyangwa mpfe? Kada twebwe tugira nugerageza il ne fait que venir dire bonjour au Seigneur et il s'en va. Aza kuvuga ngo mwaramutse akigendera. Mu Kirundi tuza gutanga bwakeye ugahita twigendera. Hanyuma turashaka tubona Imana, turashaka tubona ubwiza bw'Imana. Hari ibintu, hari dimension y'Imana idashobora kubonwa kiretse ubwoko bw'Imana bufashe icyemezo cyo gushaka Imana mu buryo budakuka. Amen. Atari occasionnellement, ariko gahunda ihamye yo gushaka Imana uko byagenda kose. Kandi murebe mbabwira ibanga bene data, nibi bituma abantu bajya kwiruka ngo urabona ngo nta mwanya mfite ngo iki n'iki, none se nintaguruka bizagenda guteza gute. Ntabwo Imana ikubwira ngo ntukore, ariko ikumenya ko niyo soko y'ibisubizo byose. Nushaka kugenda wikemura ibibazo, urakemura aha bigapfumuka ahandi, kubera ko ntago wabanje Imana. Amen. None Imana nzima wowe nimba ariyo koko gitare cyawe, nimba ariwe gihome cyawe ngo tubiririmba, nuruhe rwego ugeraho kuyiringira, kwishaka, kandi wumva bari mu buyobe bakomera mu byawo ya gipagani. Aya magambo tubatekerezeho, fata iminota 5 dusengere kuri aya magambo ya Yesaya 42 umurongo wa 17 kwanza na 18 tugeze kuri 20. Hanyuma nawe wikompare nawe bafite ishaka ry'ibigwamana, uwo kompare nawe ufite ishaka ry'Imana nzima, iryo rimeze gute? Mwami Yesu, turakweretse iyi situation itoro ryawe yo mu gihe cyerezo ririmo.
ijambo ryawe riravuga ko mu gihe cy'iherezo benshi bazava mu byizerwa, ariko uri Imana ishobora byose. Waravuze ko iyo uzagaruka nubwo kwizera kuzaba kwacogoye, ariko hari abo uzasanga bahagaze, hari abo uzasanga bakwiteze, hari abo uzasanga bakigukunda, hari abo uzasanga bagifite ishyaka ryo gushaka mu maso hawe. Mwami, turasenze mu izina rya Yesu, twisengera dusengera na bene data bose. Tuhagaze mu cyuwo Mwami dutakamba kubw'inzu yawe. Tuhagaze mu cyuwo Mwami dusana inkike, kugira ngo umwanzi ntabone aho amenera, kugira ngo n'abagihagaze abavane abagushe. Turasenze Mwami kugira ngo utabare Mwami inzu yawe, utabare abo bafite ubuhamya bwawe, utabare abo bitwa amatabaza yawe, mu izina rya Yesu. Abo bose bitwa ko bakumenye, Mwami Imana, turabakweretse. Ubagenderere, ubakangure buri muntu wese, kanguke umutima we, amenye ibihe aho bigeze, amenye n'icyo gukora, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Ureo turashaka kuexploita, nimba mutarushe, turashaka kuexploita igice cya 46 Yesaya. 46 Yesaya. Permette mukunda dusomere, turagenda etape par etape. Umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa kabiri. Beri irunama, Nebo irubama, ibishushanyo byazo babihekesha inyamaswa n'amatungo. Ibintu mwahekeshaga mukabirambagiza, noneho bihindutse imitwaro ivuna amatungo arushye. Ibyo bigirwamana birunama bikubamira hamwe, byananiwe kwiyaka imitwaro irushya, ndetse nabyo ubwabyo byajyanyweho iminyago. Amen. Ninde ubivuga? Ni Imana. Imana rero iraseka bigwamana. Nebo na Beri ni imana z'i Babuloni. Nuvuga ngo baziyekesha za ngamiya n'ibiki byose, bakarusha amatungo. Imana rero iravuga yuko n'amatungo nayo ntacyo yacumuye, ngo izo mana zabo zirusha nayo matungo yabo. Wabizi? Nimurebe neza, abasenga ibigwamana ntabwo biborohera, nubwo bitavuga, bitagira ubwenge, ariko birabarusha. N'ubundi ntabwo nshaka kuvuga idini ry'abandi, ariko hari igishushanyo igihe kimwe kiragera mu mwaka bakakikorera, bakagenda bagita umutambagiro, bakagenda ntibaruhase. Hari ibyo Yesu yatwikoreje, turamushaka gute? Turamushaka gute? Cyo nicyo kibazo. Njye ndabaye ingero zitari kure. Uyu Nebo na Beri tubareke, sibyo? Ibyo ngiyo mu gihe cya Babuloni. Uyu munsi murafite abantu bazi ko bariho barakora ibishimwa n'Imana, ariko baravunika, babyuka amajoro bakajya mu masengero yabo. Ayibizi igihe kigeze cy'icyo gigwamana barakikorera umutambagiro, babita procession. None se twebwe se Yesu yigeze avuga ngo munyikorere? Hari umuntu yavuga ngo unyikorere, umbeke? None se tubanye nawe gute? Ishaka ryo kumukorera riri? Reka dukomeze. Nimunyumve mwa nzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse bo mu nzu ya Isirayeli mwese.
abo nahetse mukiri mu nda nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru ndiwe. Muzarinda imvi ziba uruyenzi nkibaheka, ni jye waremye, ni jye uzaheka. Ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amen. Mwampwanya nande twahwana, kandi mwanshushanya nande twasa. Amen. Hano Imana iravuga, yabanje kuvuga ibyigwama mana Beli na Nebo bivuna inyamaswa z'abo bantu zagatwaye imiceri, ibisarurwa, ndavuga izo ngamiya, none bazihekesha Imana. Ibigwamana biremereye, kizahabu, ibindi by'ibiki biraremereye, kugezaho inyamaswa amatungo nayo aruha akubama ngo nabyo bikubama. Kandi iyo byubamye rero bigatsikamira itungo, ntabwo ubwabyo byeguka. Niba abantu babisenga bakwiye kwegura igwamana, bakegura n'iyo tungo. Imana iravuga ati rero nimunyumvire namwe. None Imana imaze kuvuga igwamana itayivuga, ahubwo jyewe abanjye ni jye mbaheka. Imana yabwa icyubahiro. Ariko nubwo mbaheka ntacyo bibabwiye. Imana iravuga hano inezerewe. No, Imana birabibabaje. Ati dore bariya baruhira ubusa, basenga imana zitarizo, dore kuntu zibarusha, zikarusha n'amatungo yabo. Mwebwe se mwamenye kandi ari jye mbaheka. Mugeza he mwebwe kunshaka, kunkorera, kunyitangira, kunezeza? Il est en train de se comparer aux idoles. Donc, pas aux idoles, mais les adorateurs des idoles. Abasenga igwamana n'abayimenye. Abibise. Donc, ishaka ry'abariya basenga igwamana rizarukira urubanza kuri Musa. Zel, ishaka bafite mu igwamana byabo, nibyo bizarukira urubanza kuri Musa. Mwebwe ko mwamenye Imana nzima, ko nigeze mbabwira mu mpeke mwebwe ari jye mbaheka, n'imitwaro yanyu nkayifata. None mwanyubashe muti, mwashatse muti, ishaka mufite n'irihe? Ndadukomeza. Basukanura izahabu mu mufuka, bagera ifeza mu minzani, bakagurira umucuzi akabibacuriramo ikigirwamana, bagahera ko bakakikubita imbere bakakiramya, maze bakagiheka ku bitugu, bakakijyana bakagishinga mu kibanza cyacyo, kigahagarara aho bagishinze, aho ntikizahishingura. Nubwo umuntu agitakira ntikibasha kumusubiza cyangwa ngo kimukize ibyago agize. Amen. Murumva? Hano hari ikindi yavuze rero. Mbere yavuze ukuntu ibigwamana byabo bibavuna, bikavuna n'amatungo yabo. None hano yavuze ikintu ngo bagatanga n'amafaranga, bagashaka zahabu, iby'igiciro, bagatanga n'amafaranga ku mucuzi ngo abacurikigwa mana. Mumve, bakora no ku mufuka wabo, bakagura zahabu, bagahita baba orfevre, kuvuga ngo abacura zahabu, bagacura imana zabo kuri zahabu biguriye, bakagera kuyishinga aho bazajya bayisengera iyo mana, kandi ngo aho bayishinze rishobora kuhikura, ngo nubwo bayitakira ntabwo ishobora kugira gute. Puis on crie vers lui mais il ne répond pas. Barayitakira nisubiza, il ne sauve pas de la détresse, ngo nishobora kubakiza ibyago. Ariko nuko bimeze gutyo bayikomeyeho. Murumva ko Imana bibabaza. Amen. None twebwe abakristo twamenye Imana nzima, dufite irihe shaka, dufite uwe murava wo gushaka Imana nzima, cyose komeye. Amen. Haleluya.
niyo mpamvu rero umutwe w'isomo ry'uno munsi risoza amasengesho y'iyi minsi 5 tumazemo, Imana yaduhamagariyemo kugira ngo duhagarare mu cyuho dusa n'inkike. Amen. Kuko turi mu bihe bidasanzwe, no kugira ngo noneho dushakane Imana umwete nk'abamenye Imana nzima kurusha abafite umwete ku bigwamana. Bifite amatwi n'ibyumve, bifite amaso n'ibirebe, bifite akanwa n'ibivuge, bifite amaboko n'ibikore. Ariko twege twamenye Imana nzima. Yaremye amatwi kuko yumva, yaremye amaso kuko irareba, yaremye akanwa kuko iravuga, yaremye amaboko kuko ikora. Amen. Haleluya. Rero gukabakaba no kuvuga gushaka Imana ukabakaba, uvuga ngo bya bintu b'imihango n'imigenzo, sibyo? Byo gusenga nk'abatazi ko basenga Imana nzima. Mwabivise? Ibyo bintu by'imihango n'imigenzo tugiye kubivaho, ahubwo dusenge avec determination, dusenge n'umurava n'ishaka, kuko ni twebwe abari muri Kristo dufite guhamagara Imana rurema, Imana ikigaragaza. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Hanyuma nshaka kubabwira rero iki mukwiye kumenya, Imana ntabwo yaduhamagara gusenga mu bihe nk'ibi idafite ibintu bikomeye ishaka gukora. Amen. Hari ibintu Imana yagambiriye gukora muri iki gihe. Ntabwo ari igihe cyashize, ntabwo ari igihe cya kera hazaza, muri iki gihe turimo. Amen. Haleluya. Ntabwo twe turayishaka ko gusa Imana ishaka ko dusenga gusa. Haleluya. Imana ishaka gukora imirimo ikomeye cyane, kubera ko iki ni igihe mu mateka y'Imana, mu mateka y'iby'ubwami bw'Imana, ni igihe kidasanzwe turimo kandi gikwiye gukorwamo ibintu bikomeye cyane Imana yagambiriye kuva kera. Mu gihe rero ndasenga mu gitondo kubw'uyu munsi. Amen. Haleluya. Ijambo nahawe nuko turi muri timing y'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana yavuze ngo iki ni appointed time, ni due time, ngo nibihe nagenye kugira ngo nkore imirimo ikomeye cyane. Haleluya. Kandi iyo mirimo kugira ngo nyikore nahisemo gukorana n'abana b'abantu, kandi abo bana b'abantu nabamenye izina ryanjye. Ibi byose nabyanditse hano. Amen. Ngo ni igihe kidasanzwe mu mugambi w'Imana kuri iyi si. Imana yavuze ngo ni appointed time, ni due time, ni bya bindi ta kairos. Amen. Ni igihe kidasanzwe, ariko abantu benshi ntago babizi, kubera ko bari mu buzima burimo speed nyinshi, barifite ibintu byinshi bibasolicita mu buzima. Uvuga ngo abantu bahugiye muri ubu buzima burimo ibintu byinshi cyane bihutisha, bigatuma bahuma. Nuko Imana yavuze ngo nindi impumyi atari umugaragu wanjye, ngo nindi atumva atari umugaragu wanjye. Mwabonye byinshi, mwumvise byinshi, ariko ngo ntabwo mwabyitayeho. Nuvuga ngo muri iki gihe rero hari ibintu byinshi cyane Imana ishaka gukora. Haleluya. Kandi Imana ntabwo iba yikorana, nubwo yabishobora kwikorana, ariko irashaka gukorana n'itorero, gukorana n'abana bayo, gukorana n'abayimenye. Haleluya. Kandi kugira ngo ikorane nabo nuko bayishaka. Na niyo mpamvu idashaka ko tuyishaka tuyikabakaba dushakisha. Ntabwo ari igihe cyo gusenga dushakisha, ni igihe cyo gusenga. Haleluya. Tuvugana n'Imana amasomo yandi. Rero duhagurutse mu gihe cyiza. Mu buryo bw'isi wavuga ngo ni igihe kibi, kubera ko ibintu bimeze nabi ku isi, ariko mu buryo bw'ubwami bw'Imana ni igihe cyiza.
ni igihe cyiza. Haleluya. Ni igihe Imana ishaka gukora imirimo ihambaye. Imana yigwishuriye wazunguza umutwe ngo ntibishoboka, ariko ni Imana ishaka gukora ibintu uyu mwanya ubwenge bwawe n'ubwanjye budasingira, ariko Imana ishaka kubikora kandi ishaka kubwira ngo ni mu gihe kigufi cyane, hanyuma Imana ikazamura itorero ryayo. Haleluya. Ni igihe cy'uko dukwiye kumenya duti ntabwo dukwiye kubura muri iki gihe gikomeye cyane, aho Imana irashakisha abo ikorana nabyo ibintu bikomeye cyane kandi mu gihe kigufi. Na niyo mpamvu ijambo ryaje mu kuduhamagara muri amasengesho atari ya n'ingaruka kwezi, ariko amasengesho yaje atunguranye. Ni ijambo rivuga ngo nashatse muri bo umuntu yasana yahagarara mu cyuho agasana akaziba icyuho agasana inkike. Kubera iki? Kubera yuko Imana irashakisha abantu babasha kuyizera nk'uko iri, babasha kwizera ijambo ryayo uko ryakabaye, babasha kwizera ko nubwo amaso n'amatwi bibazanira ibintu biri negatife ku isi, ariko bakizera ko Imana, haleluya, yaciye inzira mu nyanja itukura, iracyari ya Mana. Imana yamurutse ku muzi Sinayi ugahinda umushitsi, iracyari ya Mana. Imana yazuye Yesu mu bapfuye, iracyari ya Mana. Imana yagushije Babuloni puissance mondiale muri ijoro rimwe ikagwa, iracyari ya Mana. Haleluya. Imana yavuze Alexandre le Grand atarabaho ko azahaguruka agakubita hasi we ngo abaperesi bikaba, iracyari ya Mana. Haleluya. Haleluya. Imana yavuze, haleluya, mu mateka ya Israeli, ibyo yavuze byose bikagenda biba, nta jambo na rimwe ribuze, iracyari ya Mana. Imana yasezeranyaga agakiza kuva mu bya Edeni, hanyuma Mariya akabyara umucunguzi w'isi nk'uko Imana yabivuze, nk'uko twabisomye. Iyo Mana rero ariyo Mana yacu, ariyo Mana rurema. Ibindi bisengwa byose ni ibiremano by'ubwenge bw'abantu, ariko Imana nyamana yaremye ibigukikije byose, yakuremye ikarema n'abo ubona. Iyo Mana niyo Imana irema amateka, niyo Mana ihamagara ibitariho nk'ibiro bigaseruka. Iyo Mana rero yavuze ngo iyi ni proper time for me to do mighty things. Kini gihe cyane cyo gukora ibintu bikomeye cyane, ariko ntabwo nshaka kubyikorana, kuko nshaka yuko hagira abantu babisengera, hagira abantu babyizera, kugira ngo hazagira abantu bazabishima nibikoreka. Haleluya. None rero amasengesho twasenze ni amasengesho ari strategique, kuko ni igihe strategique turimo mu by'ubwami bw'Imana. Ni amasengesho y'umwihariko kuko turi mu gihe cy'umwihariko. Imana iratubwira ngo nubwo mumaze gusenga, ariko mumenye ngo ni intangiriro yo gushaka mu maso hanjye mudakabakaba, ariko mushaka Imana muzi kwiboneka kandi ikagororera abayishaka. Amen. Niyo mpamvu uyu munsi mu gusoza ni ijambo rivuga ngo harageze ko dushaka Imana tutakabakaba, kuko twarayimenye. Amen. Hari ijambo Imana ivuga mu Galatiya nabyo bibabaza cyane. Iravuga ngo biriza ngo ese ko mwamenye Imana, biriza ngo cyane cyane ko mwamenywe nayo, ngo ni kuki musubira muri bya bindi bidafite imbaraga mukongera kuba imbata yabyo. Tutarayimenya nako, amen, amen, yo yaratumenye, hanyuma igihe kigeze iduha kuyimenya, ariko ubuzima bwacu ntago bwakurikije ibyo byabaye mu buzima bwacu. Niyo ngo turacyatekereza, turacyakora, turacyiringira ibyo twabagamo mbere. Itandukanizo gusa nuko tuvuga Yesu, ariko ibyo twishingikirizaga nibyo tugeze no munsi. Amen. Haleluya. Katwasoma aho hantu.
ese ko mwamenye Imana, ngo cyane cyane ko mwamenywe nayo. Abagalatiya, ese ko mwamenye Imana, ese ko mwamenye Imana, cyane cyane ko mwamenywe nayo. Kuki musubiye mu by'ibanze bya kera by'isi? Amen. Nubwo atari ibyaha mwasubiyemo, ariko ntago byazanye impinduka ko mwamenye Imana mwamenye Imana nzima. 4:8-9. Umviriza neza aya magambo. Icyakora icyo gihe kuko mutari muzi Imana, mwari imbata z'ibitari Imana nyakuri. Ariko none ubwo mwamenye Imana, kandi cyane cyane ubwo mwamenywe nayo, ni iki cyatumye musubira inyuma mu bya mbere bidafite imbaraga kandi bikena umumaro, mugashaka kongera kuba imbata zabyo? Amen. Aba ni Abagalatiya Imana binyuze muri Pawulo irabwira mbere na mbere. Kuko amagambo y'Imana ni amagambo arenga ibihe. Ashobora kubwirwa abantu b'igihe runaka, ariko ni ukuri no mu bantu bazakurikira. Abagalatiya bari babwiye ubutumwa bwiza. Amen. Na Pawulo barakizwa, bava muri bya bindi bishingikizaga bizeraga, bari bumva ko bafitiye umumaro. Ibyo byiswe ibigwamana. Kandi uyu munsi umenye ngo ibigwamana ntago ari bya bindi gusa byo kwikubita imbere y'igishushanyo. Ni ibintu byose byatwaye umwanya w'Imana mu buzima bw'umuntu. Ibintu byose by'iby'Imana umwanya wayo mu buzima bw'umuntu bitwa ibigwamana. Amen. Uyu munsi ni byinshi rero, byabaye byinshi. Amen. Ibintu byose mubona byatwaye imitima y'abantu, nibyo bararikira, nibyo bumva ko bafite umumaro, ntibashobora kubaho batabifite. Wabibise? Nibyo bibabuza kugira umwanya w'Imana. Ibyo byose byitwa ibigwamana. Noneho bamaze rero kwakira agakiza, Imana ibaha umwuka wera, bagira kwizera, imirimo ikomeye irakoreka. Haleluya. Hanyuma mu nyuma haza abakozi b'ibinyoma. Amen. Bigisha Judayisi, Abayuda barwanya ubutumwa. Noneho bacurika rero ubutumwa Pawulo yabahaye. Noneho basubiza muri ya bindi by'isi. Babasubiza mu bindi byo gukebwa, by'imihango n'imigenzo. Nubwo batasubiye kwikubita imbere y'ibishushanyo, ariko mu cyimbo cy'umudendezo w'ubutumwa bwiza babazaniye amategeko n'imihango n'imigenzo y'idini ry'Abayuda. Noneho umwuka wera yakoraga muri bo areka gukora. Bya bitangaza babonaga birahagarara. Pawulo abyumvise aramubaza, niko kubandikira, yemwe Abagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Ko mwari mwahishuriye Kristo wabambwe, ngo ese ngukora ibitangaza muri mwebwe ngo abikoreshwa n'amategeko? Mumvira ngo wabaye umwuka wera yawubahaye kubera imihango n'imigenzo n'amategeko mwakurikije. Ntago byose mwabihawe kubera ko mwizeye Kristo. Mwabanje mu by'umwuka, musoje mu by'umubiri. Ndio ndabaha context. Natwe rero uyu munsi iyo magambo Pawulo yandikiye Abagalatiya ni y'umwuka tubwira. Aratubwira ngo ese ko mwamenye Imana mukavirwa n'umucyo. Amen. Mwamenye Imana nzima. Ngo cyane cyane ko twamenywe nayo. Ese ubuzima bwacu bwa none butandukanye na mbere tutarayimenya? Simvuga ko wanywa igitabu ukabutakinywa, simvuga ko wanywa inzoga ukabutakinywa, simvuga ko ari umusambanyi ukabutajya mu busambanyi. Ndio ndavuga ubuzima bwawe. Ibigutwara umwanya munini, ibyo urarikira, ibyo wumva yuko ukwiye guharanira, ese bitandukanye n'ibyo wari urimo mbere Yesu utaramumenya? Est-ce que les valeurs ont changé? Ibyo nibyo Imana iravuga uyu munsi. Niyo mpamvu yavuze cyane ku bigirwamana. Ibigirwamana by'iki gihe ntubifate ko ari ibishushanyo gusa. Yego hari abandi bikiri ibishushanyo, ariko si ibyo gusa. Ibigirwamana iryo jambo ryaragutse.
smartphone ishobora kwigwamana. Okay? Kubera ko uri akro, hariho addiction, you addicted ku smartphone. Sibyo? Amafaranga ashobora kwigwamana. Za movies, amafilme ukararijogoza uhunukira imbere ya telefone, imbere urabona ko tunazifite noneho no muri internet. Ibintu byose umutima wawe wafashwe nabyo, Imana ibyita bigwamana. None uyu munsi bigwamana yarimutse muri wowe, ubayeho nk'umuntu koko yamenye Imana nzima. Nibyo Imana irabaza, kuko hari ibintu byatumye uyu munsi abantu bagabanukirwa no gushaka Imana. Hari ibintu byatumye abantu badashaka Imana. Amen. Kandi ariyo soko y'ibyiza byose. Imana yavuze ngo sinabwiye Yakobo ngo ashakire ubusa, ngo nimushakane umwete mukashakana imitima yanyu yose muzambona. Ariko se abantu koko banatekereza kuri uwo bemvita kumushaka, ko ari we yaremye amanyenyeri yose, ko yaremye amazuba n'ibiki byose, ko yaremye amagalaxy n'amagalaxy. Bikomeye cyane. Amen. Haleluya. Kare nababwiye ko Bibiliya ivuga ngo muri Zaburi ngo reba, ubura amaso urebe mu ijuru, urebe uwaremye biriya bintu byose. Yesaya 40 ngo reba uwashize ziriya ngabo zo ku ijuru, uko amanyenyeri nayo Imana ivuga ko ari ingabo zayo. Ngo muhamuhanya nande, Imana iravuga. Dari Bibiliya y'Igifaransa ya Louis II, titre yaho hano muri Yesaya 40 baravuga ngo la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu et l'honneur des créatures. Ngo ugukomera kw'Imana n'ubusabusa bw'ibyaremwe. Ngo abantu ku isi imbere yayo ngo ni nk'utuzige turagendagenda. Ngo reba yaremye biriya byose. Nabaye urugero ruto kubera ko Imana duhaye kuba mu bihe aho science yateye imbere. Sibyo? Nubwo mu by'umwuka isi yasubiye inyuma, ariko science yateye imbere. Narababwiye ko galaxy turiho yitwa la Voie lactée, galaxy iri hafi yacu yitwa Andromede, distance sibyo iri hagati y'iyi galaxy turiho twebwe hamwe na Andromede ariyo yitwa kuri iri hafi. Ni nkuko turi abaturanyi, sibyo? Urebye uko isanzure ringana, ni wayumva, ni distance wayikubwira iteye ubwoba mu mibare ya kimuntu. Amen. Ariko se iyo Mana yaremye byose, wumva ko yakageza aho itubwira ngo mushake? Ibuze ikisi. Ariko niyo yavuze ngo mushake. Amen. Ese iyo Mana nimba ariyo dushaka, niki cyayinanira? Na niyo mpamvu yambwiye ngo mu gitondo, iyi ni proper time, ni igihe cya divine action, ni igihe cy'umurimo w'Imana ukomeye cyane. Amen. Haleluya. Ni igihe cyitwa appointed time, kuko Imana ishaka gukora ibintu ntabwo izabikora ejo hazaza, yashaka kubikora muri iki gihe cyacu. Tubibwiwe byaturenga. Amen. None rero bavandimwe, nimutekereze kuri iyi Zaburi nako kuri Yesaya 45. Reka tuyirangize hanyuma dusoze. Nimwibuke ibyo, mwerekane ubugabo bwanyu, mwongere mubyibwire mwabacumuramwe. Mwibuke ibyabanje kubaho kera, kuko ari njye Mana nta yindi baho, ni njye Mana nta yindi duhwanye. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga nti imigambi yanjye izakomera, kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose. Ubu rero Imana hari ibintu ishaka gukora kandi iraza kubikora, ahubwo hahirwa uri bukorane nayo. Amen. Ntabwo ari ubwenge igusaba, iravuga gusa ndashaka. Uhaguruka agagara mu cyuho, agasana. Amen. Agahagarika urukuta rw'amasengesho. Nta kindi Imana igushakaho,
no gusenga, no kuba ku mavi. Amen. No gufata ubuzima bwawe hanyuma ukinjizamo imyanya yo gusenga. Amen. Nawe ikubwira ngo ureke akazi kawe, ureke amashuri yawe, ureke konsa umwana. Nawe ikubwira ngo ureke ibyo urimo, ariko urebe agenda yawe, upangemo umwanya wayo kandi ukomereho, kuko uzi ko ari Imana yaremye ijuru n'isi. Imana iduhamagara ntabwo turayayizera nk'Imana. N'abarugero ruto gusa rukubwira gukomera ko Yesaya avuga ibice 40 ngo la puissance ngo de Dieu est le néant des créatures. Ibyerekana iki? Ibekanisha ibyo yari imisanzuro. Nafashe gusa ikintu ushobora kumvikana mu buryo bworoshye. Kuva kuri iyi galaxy yacu la Voie lactée kujya kuri galaxy ya Andromeda, umuco umara miliyoni 2.5 ugenda. Miliyoni 2.5. Nimubaze umuco, sibyo? Ku isegonda uravuduka ibirometero 300. No ukamara miliyoni n'igicwe ugenda. Umva hangana gute? Udahagarara. Umuco nuhagurukana ukajya kuri galaxy iri hafi yacu. Notre voisine hafi imara miliyoni 2.5 y'imyaka na igenda miliyoni 2.5 igenda. Nibyo bita année lumière. Iyo Mana mumva ingana gute, ibeze gute, gukomera kwayo, iyo ni duhamagara. Amen. Yavuze hano ngo imenyesha ibintu bitaraba bikaba mu gihe yagene. None yavuze ngo hari ibyo yagambiriye ishaka gukora mu gihe cyacu, ariko ntabwo ishaka ko ibikora gusa, irashaka gukorana natwe. Kandi ntitubwira ngo tubikore, ahubwo dusenge kugira ngo ibikore. Imana yabwe icyubahiro. Amen. Ntabwo yo itubwira ngo tuyiheke. Nabisubiyemo. Yo ntabwo iri Nebonabeli yari gwamana bya Babuloni. Ntabwo itubwira ngo tuyiheke. Waheka se wayishobora. Dore kwivuga ngo umviriza. Ikoresha amagambo yacu ngo tubimenye. Ngo igira gutyo rutoki wigaterura amahanga yose. Wose wayiheka wowe. Yesaya 40. Ni kwivuga. Wewe wayiheka wowe. Ahubwo n'umubyeyi wawe yakubyaye ntabwo wamuhera ngo umushobore kandi ashaje. Genda weke nimba uri umumama uri hano, genda weke mukecuru. Kandi muri umupapa uri hano, genda weke papa wawe. Umuvane hano umugeze ukabusunzu. Yesaya 40 umurongo wa 12. Amen. Tugeze ku murongo wa 18. Mumve. Ninde wigeze kugera amazi y'inyanja ku rushyi, akageresha ijuru intambwe z'intoki, akabona indengo yajyamo umukungugu wo ku isi, agashyira imisozi mu gipimo n'udusozi akatugera mu minzani? Ninde wigeze kugenzura umwuka w'Uwiteka akamuhugura nk'umugira inama? Ninde yigeze kugisha inama, kandi ninde wigeze kumwigisha akamwereka uburyo bwo guca imanza zitabera, akamwigisha ubwenge, akamuha uburyo bwo kwitegereza? Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungugu ufashe ku minzani. Wowe nushiramo agatonyanga mu bindi uri gusa wakabona. Bivuga ngo amahanga imbere yayo ni neya, asa nawe atariho. Ni Imana iravuga. Iyo nitubwira ngo mushake. Yewe ntabwo ndi Imana, ariko nanjye ndababara iyo mbonye ukuntu abantu bitwa ko ngo bazi Imana utayishaka, kandi ndi umuntu, nanjye ubwanjye birambabaza.
En fait, nous sous-estimons Dieu, nous le négligeons, nous le déshonorons même. Ntabwo tuyihesha agaciro. Komeza. dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. Nkubaze, agakungugu kawugiye hano, sibyo? Ariko wumva ngo niko Imana ku rutoki rwayo iterura amahanga. Iyo nikubwira ngo nshaka, hanyuma ukiruka hariya gutya twate ngo reka mbaze nkemure biriya ibiki, ukemura ibiki? Ko byakunaniye se wabyihoreye? Shaka Imana urebe ko bidakemuka, kuko iyo ubishobora wari ko warabikemuye. Uziruka kugeza ryari? Nababwiye ijambo rimwe kare, niwibwira kuzivana muri ibyo bibazo wenyine, cyangwa abantu baza kuvanayo, abahambaye cyangwa abantu bakomeye, ari imiryango ari iki, uribesha. Kuko iyo umwana w'umuntu yikemura ibibazo, amen, akemura iby'ibumoso hagapfumuka ibindi iburyo, azahora muri ayo. Wabibise? Niyo mpamvu nta mahoro abantu bafite. Abantu bafite impagarara, ntabwo bakiryama ngo basinzire. Ubarebye n'amaso ngo bafite ibintu byinshi, ariko se reba imbere, n'abatindi n'abakene bafite ubwoba bw'ejo. Amen. Inkuba zikubise bati ngaho birarangiye. Umutima ntabwo uri mu gitereko, kuko Imana barayimuye, ntabwo bayiha agaciro nk'Imana. Amen. Pawulo yandikira Roma ngo nubwo bamenye Imana ntibayubashye nk'Imana. Dukomeze. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswa. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa, ndetse ari hanyuma y'ubusa. Nuko rero Imana mwayihwanya nande, cyangwa mwayigereranya n'ishusho ki? Amen. Ni Imana ibasa. Rero bene data, tugira dufate iminota 5 kugira ngo tujye imbere y'Imana. Twarasengeye byinshi, twarimuye byinshi, twarahambiriye byinshi, ntabwo twiye kumera nk'abatizera ko bitakoretse. Turashaka turangize dukoreye umurimo ujyanye n'umutwe w'isomo ry'uno munsi. Dusenge abantu b'Imana bashaka Imana batayikabakaba, bashake nk'abayizi, bayishake nk'abazi kwibonwa. Nibyo dushaka gusenga. Amen. Kuko nimba Imana yivuga hano ariyo Mana yohereje Yesu Kristo, sinzi impamvu twakumva yuko hari ibintu tukwiye kwirwanaho ubwacu, tukayimura, hanyuma mu nyuma tukaremererwa, tukaba mu bintu by'ubwoba, ibintu muri make. Reba nawe abantu ubona, we abantu bo mu gihe cyawe barebye, nawe bitwa ngo bariya ngo byaraciyemo, nubegera uraza kumva amaganya ari muri bo. Nta handi hari plenitude, nta handi hariho kuzuzwa mu mutima, ukumva kuguwe neza, kumva ko ntacyo ukennye, kabone naho ari ibintu bimwe waba udafite mu nzu, ariko ukumva ko wuzuye, ukumva ko ushitse. Amen. Bene uwo muntu yumva ko ashitse, aguwe neza, umutima we uri tranquille, uri mu gitereko, ni umuntu yemera invitation yo gushaka Imana. Amen. Haleluya. Ntabwo bayamana nabyo. Iyi Mana rero niyo iduhamagara. Amen. Haleluya. Hari umuntu abakristo basinzi, hari umuntu yavuze ngo rega ngo abantu ngo bararushe. None se nimba barushe ntibagane uruhura, kandi we ni umukristo. Ngo abantu babumve ngo bararushe, ngo nimuze kuri jye warushe nongere mbaremereze none se nimba barushe mu nzu y'Imana, ikibazo kiri ku ninde? Kiri ku Mwami Yesu. Baratakaje kwizera. Bati 5
ndabasaba muhaguruke iminota 5 hanyuma mugaruke dusoze. Haleluya. Mwongere twegerane. Mu gusoza rero ni ijambo ryo kubankuraja. Ikintu tugiye kumenya muri invitation Imana duhaye yo kugira ngo twishake atari gukabakaba. Tatone. Umuntu ukabakaba ni ukuvuga ngo ni umuntu atari suri ibyo arimo. Amen. Ni ukuvuga ngo ni ukuyishaka nk'aho amaze kwimenya ko ari Imana nyamana. Nimba ari Imana nyamana nituyishaka, ibi byose mubona bikanganye itera ubwo abantu b'iki gihe ni ubusa. Kuko nutekereza kuri aya magambo ya Yesaya tumaze gusoma 40, nimba Imana ivuga ngo amahanga n'agatonyanga mu bindi, kandi ngo ni ubusa. Namwe bavuze ubusa, ariko bavuze ngo ni néant, ntabwo ntibiriho, ni non être. Sibyo? Néant ni ukuvuga ngo ntakiriho. Nimba amahanga imbere yayo ni nk'ubusa, none ushaka kubwira ko ibyo amahanga arimo hari icyayinanira? Ubwayo ni ubusa. N'ibyo amahanga arimo arakora yivurugutamo ni ubusa. Bivuga ngo ishobora guhindura ibintu byose ishaka mu mahanga, gusa kuko hari abantu umubare ntacyo uvuze. C'est la qualité qui compte. Umubare ntacyo uvuzeho abantu bashaka Imana. Igikuru ni abantu bayishaka uko bikwiriye. Ni ukuvuga ngo Imana nituyishaka, nanavuze kare, ntabwo Imana ikubwira ngo nimba uri umunyeshuri ureke amashuri, nimba uri umukozi ureke akazi, nimba ufite ibikora we keretse ibyaha gusa n'ibyo ukwiye kureka. Ariko ibindi byose ntabwo Imana ikubwira ngo bireke, ariko ukwiye kureba mu masaha yaguhaye yo kubaho 24 ku munsi, ukwiye gushiramo amasaha yo gushaka Imana. Amen. Niba gahunda rero yo gushaka Imana nk'itoro urimo nawe, amen, nubwo utaboneka buri munsi cyangwa iki, ariko aho uzaba uri ukwiye kuba urashaka Imana nawe. Amen. Bibe priorité. Ushobora kugira priorité, amen, ikintu kandi uri mu kindi. Mwajuvise? Ushobora kuba ndiyo ndadoda, nimba ndi umutayeri, ariko priorité yanjye ndiyo ndashaka Imana. Imana ikiye kukubona ko umutima wawe priorité no gushaka Imana. Ibintu byose ubona abantu bibaza ngo nibishoboka ni ubusa imbere y'Imana. Nta na kimwe Imana, ni twebwe tuvuga ngo ibi bintu birakomeye, ntarikomeye. Iyo idesize ko biriya bintu bihinduka, birahinduka, nta kintu kibihagarika. Imana yahabwa icyubahiro. Iyo idesize ngo biriya bintu bihagarare, birahagarara, nta kibihagarika. Amen. Haleluya. Ngiye nababwira ndashima Imana. Nuvuga ngo uko numva Imana iriho iratujyana. Haleluya. Iratujyana ahantu aho ibintu byose tuzagira mu rwego aho twumva yuko nothing is impossible. Byose birashoboka. Amen. Muri domaine zose. Amen. Aho rero ni to reaching your point, ni tugera aho hantu umenye ngo rero bya bindi vuga itubwisha gukora ko twazunguza umututi ibinago byashoboka, nuzatangira kubona bishoboka. Uzatangira kubona bikoreka. Amen. Ibyo witaga ko ari umusozi, amen, bidashobora kunyeganyezwa, ni nk'utwatsi tuzatumuka. Kuko Imana nibyo ishaka gukora. Akubirasa ko mu kwishaka tugira ahantu twumva ko byose bishoboka. Uru rwego ruri rugeraho mu mitima yacu, umenye ko n'intangiriro yo kubona rero ibintu abantu bazavuga bati ibintu ntago batuzi ko bishoboka, tubona bishoboka. Kandi ntabwo ari kuri level yawe gusa, ntabwo ku rwego rwawe, ntabwo ku rwego rw'umuryango wawe gusa, ntabwo ku rwego rw'igihugu kimwe, mu rwego w'amahanga.
amen, haleluya. Twebwe abantu basanzwe nkatwe, amen, nitwemera umuhamagaro w'Imana wo guhagarara mu cyuho, amen, tugasana inkiki, tugasenga, amen, Imana izakora ibintu no muri urwego rw'amahanga. Apana urwego rw'ibibazo byawe gusa, apana urwego rw'ibibazo by'umuryango wawe gusa, cyangwa itorero rimwe gusa, cyangwa igihugu kimwe gusa, mu rwego rw'amahanga. Kuko Imana yavuze ngo this is the appointed time for me to act. Kini gihe cyanjye cyo gukora, amen, divine action, due time y'Imana niyi, kuko igihe cyawe cyageze. Kandi igihe Kairos yageze, haleluya, ibyo mwibazaga ko ari inzozi, ibyo mwibazaga ko bikomeye, ibyo mwibazaga ko bidashobora kuba moved kuva aho biri, muzatangara. Abantu barahinduka, ibintu birahinduka, situation zirahinduka mu buryo utibaza ko byahindutse gute. Kuko Imana ihagurutse ni nka segwakira, nta na kimwe gigushinga, byose birashinguka. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ikaza ibintu byose ikabitera hejuru, hanyuma byose ugasanga n'indi shusho nshasha, uzamenya ko Imana yakoze. Haleluya, amen. Ibintu by'Imana yambwiye mu gitondo, amen, ngo iyi ni proper time yanjye gukora, iyi ni Kairos yanjye gukora, iyi ni appointed time yo gukora, iyi ni due time. Haleluya. Nyongere kwibaza ngo bire birakomeye, ngo uri yarakomeye, kada mu minsi iri imbere muza kubibona. Haleluya. Ibyo mwita ko bikomeye, ibyo mwita ko byari biri inamovible, bidashobora kuba moved kuva aho biri, muza kubishaka mu bibure. Nitwishake tutakabakaba. Ntabwo ari ijambo ryanjye nda Bibiliya. Nitwishake kuko gukabakaba no kwishaka duhuzagurika. Nitwishake nk'abayizi, bazi imbaraga zayo, bazi ubutware bwayo, amen, cyane cyane bazi ibyo ishaka, amen. Rero mugire priorite gushaka Imana, amen. Nubwo waba uri mu byo ukora, ntabwo Imana ivuga ngo bireke, ariko ukwiye gufata muri agenda y'ubuzima bwa buri munsi ugashyiramo gushaka Imana. Gushaka Imana kuvuga ngo byose ndabivuyemo, wowe ukwiye gushaka Imana muri gahunda urimo, ariko focused, intego yawe ibe gushaka Imana. Uzabona uretse amahoro menshi azatuma mu mutima wawe, amen, uretse ko Imana iza guha santé mentale, ibyo uzagira ubuzima buzira umuze mu bitekerezo, mu mutima wawe no mu mubiri n'ibindi byose. Ariko ikiruta byose, haleluya, uzazamuka ku rwego aho umva ko Imana igiye mu mwanya wayo, n'ibyaremwe bisuye mu mwanya wabyo. Imana yahabwa icyubahiro. Rero ni ibihe byiza tugira twinjiremo, kuko ni ibihe Imana ishaka gukora ibintu bikomeye, kandi ngo yahisemo ko dukorana. Ishobora kwikorana, ariko si byo yahisemo. Yahisemo ko dukorana kugira ngo nimara kubikora hagira abashima. Abashima ni bane? Nabo nyine basenze, abo nibo bazashima. Ati twarayisenze, Imana yo kwizerwa, dore yakoze ibi, yakoze ibi. Iyi si, reka mbabwire mu kurangiza, iyi si ntibashuke. Iyo tuvuze isi muri cyo, ntabwo ari imisozi, ntabwo ari inyanja, ntabwo ari amabuye, amen. Ntibimubona ishusho y'isi, uko iby'isi bigenda, ntibibashuke, kuko mu gihe gito ishusho irahinduka. Mu gihe gito ishusho iraza guhinduka. Amaso yawe ejo si kera azitegereza ibindi bintu bitari ibyo ubona. Ibi birashuka abantu bakurura mu gihe gito, muzabishaka mu biburi, kuko Imana iraza kuzana ordre nshasha y'ibintu. Rero ndabashimiye mu izina rya Yesu ibihe byose twabanye kuva kuwa mbere, amen, kugeza kuri uyu munsi. Ariko mube tayari, mube ready, igihe cyose Imana izavuga ngo amasengesho atunguranye, ntimuzareke kuyasenga, kuko yavuze ngo ni ntangiriro ya n'ingaruka kwezi arakomeza. Ariko nivuga ati none umucura gita shaka ko mwongera kandi mugasenga,
dukwiye kuvuga ati karame mwami turaje. Haleluya, amen. Uko ni twebwe indwanyi zirwanira ubwami bw'Imana mu gukoresha intwaro z'Imana. Muri zo ariyo kabuhariwe ihesa izindi n'amasengesho. Reka rero dusenge. Data, turagushima ubuntu watugiriye bwo kuduhamagara kugira ngo tube abafatanyabikorwa nawe, dukorane nawe. Mu maso y'isi turi bato cyane, mu maso y'isi nta butware dufite, nta mbaraga dufite mu buryo bw'isi, ariko wahisemo kuduhamagara kuko ngo utoranya ibinyantege nke kugira ngo kubite hasi ukoze isoni bikomeye, utoranya n'ibisuzuguritse ukoze isoni ibishyizwe hejuru, ndetse ngo utoranya n'ibitariho kugira ngo uhindure ubusa ibiriho. Natwe mwami, mu buryo bw'isi turi bato cyane, ariko waduhisemo kugira ngo ukorane natwe mu guhindura amateka, kugira ngo ntituzigere twirata kuko imbaraga zizagaragara ko atari izacu, ko ari wabikoze. Umugisha rero ubwoko bwawe bwitabiriye umuhamagaro wo kugira ngo bashake amaso hawe, kugira ngo bahagarare mu cyuho, kugira ngo basane inkike. Mu izina rya Yesu baho umugisha utagabanije, kandi ukomeze kubakuza mu kwizera, kandi imitima yabo yuzuza ibyishimo. N'ibibazo byo mu mubiri bisanzwe mwami bakoreye ibirenze kure ibyo basaba n'ibyo bibwira, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amen, amen.